Uyu munsi leta ya Isiraheli iri mu ntambara imwe mu zikomeye muzo yarwanye mu myaka 76 ishize kuva ishinzwe. Ni intambara irimo irwanamo n'umutwe wa Hamas ndetse n'ibihugu bishyigikiye uyu mutwe birangajwe imbere na Iran. Muri iyi ntambara Isiraheli ishyigikiwe n'ibihugu bitandukanye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'ibindi bihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi ndetse n'umugabane wa Afurika. Leta ya Isiraheli inashyigikiwe bikomeye n'abakristo baturutse hirya no hino ku isi barenga miliyari 3. Bayizera ko Isiraheli ari igihugu cyatoranijwe n'Imana ikagiha ubwoko bwayo bwakomotse kuri Yakobo, umwuzukuru wa Aburahamu. Kimwe mu bituma abakristo b'isi yose bashyigikira Isiraheli bakanayikunda ni umujyi bigishijwe muri Bibiliya yera na Bibiliya ntagatifu ari we Yerusalemu. Ubwawo uyu mujyi wa Yerusalemu ni umujyi w'agatangaza. Ni umujyi usa naho ari wo murwa mukuru w'amadini ya Gikristo, Islam ndetse n'idini ry'Abayahudi, Judaism, isi yose nzima. Yerusalemu ni umujyi wabayeho kuva mu myaka ya kera ubarizwa mu gihugu cya Isiraheli. Nari mbivuzeho mu kanya. Kubemera Imana ahitwa mu ijuru mu bitabo byinshi hahawe izina rya Yerusalemu nshya. Uyu munsi Yerusalemu ni icyanya cy'ubukerarugendo ntagereranywa kubera abanyamahanga baza kuhasura hashingiwe ku mateka y'uyu mujyi. Ku rundi ruhande, mu mateka Yerusalemu ni umujyi wabaye impamvu y'intambara nyinshi, by'umwihariko intambara zishingiye ku myemerere za croisade na jihad. Yerusalemu kuri benshi bayifata nk'ari wo murwa mukuru w'isi. Yerusalemu y'igitangaza, Yerusalemu yaririmbwe imyaka myinshi. Yerusalemu umujyi w'umwami Dawidi, umujyi Yezu yinjiye bamuririmba, umujyi Abayahudi bigaruriye ku ruhembe rw'umuheto mu 1967, isoko y'amakimbirane y'igihe kirekire. Uyu ni umujyi bwoko ki? Ni umujyi uteye ute? Amateka y'uyu mujyi ndetse n'ubuhangange bwawo bingana iki? Ngwino tujyane Yerusalemu turebe iby'uyu mujyi. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Umujyi wa Yerusalemu ni umwe mu mijyi ikomeye cyane ku isi, ukabona afite amazina menshi kandi yihariye haba mu bitabo by'iyobokamana ndetse n'iby'amateka. Bamwe baragira bati ni umurwa w'umwami Dawidi, umurwa w'amahoro, abandi bati ni umurwa w'Uwiteka Imana ya Isiraheli ifite ububasha n'ubudahangarwa ntagereranywa, umugenga n'umutegetsi w'isi n'ibindi byinshi. Aya namwe mu mazina ahabwa umujyi wa Yerusalemu. Uyu mujyi wa Yerusalemu umaze imyaka isaga 5,000 uriho, ibihita binahagira hamwe mu hantu hashaje cyane ku isi. Mu nkoranyabitabo ishaje kuruta izindi zose ku isi, Bibiliya. Kuri bamwe ikaba igitabo cyahumetswe n'Imana, ku bandi kikaba igitabo cy'ubwenge n'ubuhanga bw'agatangaza, igitabo cyagarutse kuri Yerusalemu kera na mbere yuko yitwa Yerusalemu. Benshi muri twe ntabwo turi abapasitoro cyangwa abapadiri, ariko aho twasengeye cyangwa dusengera batwigishije gusoma iki gitabo. Iyi Bibiliya niba hari uyifite hafi nayifata yirambure. Tujyane mu gitabo cy'itangiriro cyangwa se intangiriro bitewe n'ubwoko bwa Bibiliya ufite. Ishobora kuba ari Bibiliya yera cyangwa se ntagatifu. Mu gice cya 14 ku murongo wa 18 kugera ku 20 haravuga hati kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino. Yari umutambyi w'Imana isumba byose, amuhesha umugisha ati Aburahamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose nyiri ijuru n'isi. Kandi Imana isumba byose ihimbazwe yakugabije ababisha. Nuko Aburahamu amuha 1/10 cya byose. Uko aya magambo avuga kandi akurikiranye agaragaza ko Aburahamu waje kwitwa Aburahamu wakomotsweho n'Abayahudi nk'uko amateka ya Bibiliya bigaragaza, yahuye na Melikisedeki wari umwami w'umutambyi w'i Salemu. Iri jambo Salem nturyibagirwe, turarigarukaho. Mu 1446 mbere yo kuvuka kwa Kristo, Abayahudi barangajwe imbere na Musa cyangwa se Mose batangiye urugendo rw'imyaka 40 baturuka mu Misiri bataha i Kanani mu byiswe y'umuka Misiri. Bageze i Kanani bigaruriye ibice bitandukanye birimo n'igice cyarimo abaturage bo mu bwoko bwitwaga Abayebusi. Muri iki gice niho hari umujyi wa Yerusalemu, kuko iri zina ubwaryo rya Yerusalemu rikomoka ku magambo abiri, Yebusi na Salemu. Rya jambo nakubwiye kutibagirwa.
bitangiye kumvikana. Abayahudi bamaze kwigarurira ibi bice barahatuye ndetse banaturana n'aba baturage b'abayebusi bahasanze. Gusa byaje kugeraho bigumura ku bwami bwa Isirayeli. Bamaze kwigumura bahise bahura n'ingorane zikomeye cyane kubera ko noneho ku ruhembe rw'umuheto bahise babura gakondo yabo kubera ko bagabwaho ibitero n'ingabo z'umujenerali w'igihangange kandi w'umwami ukomeye cyane, umwami Dawidi. Ingabo zirabatsinda burundu. Ubwo ni nabwo yahinduye Yerusalemu umudugudu n'umujyi wakataraboneka. Ibi nabyo nanone byagarutsweho muri Bibiliya mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 5 ku murongo wa 6 n'uwa 7. Haravuga hati hanyuma umwami ahagurukana n'ingabo ze bagiye Yerusalemu batera abayebusi n'abaturage baho. Dawidi ahindura igihome gikomeye cya Siyoni haba ururembo rwe bwite. Aha hari mu kinyejana cya 11 mbere ya Yezu Kristo. Ubwo ni ukuvuga mbere y'imyaka 1000 mbere y'uko Yezu Kristo avukira ku isi. Kuva ubwo umwami Dawidi yanahahinduye umurwa mukuru w'ubwami bwe. Kuva icyo gihe abayahudi nabo barahahuriye biyemeza kurinda ku kiguzi cyari cyo cyose byasaba. Mu gihe ubwami bwa Isirayeli bwari mu bushorishori bw'ubwamamare bwabwo, Yerusalemu yabaye umujyi w'igitangaza birenze kubera ko nyuma ya Dawidi umuhungu we w'icyamamare w'umukire akaba n'umunyabwenge kurusha abandi, umwami Salomo yahubatse urusengero rw'agahebuzo rw'Imana ya Isirayeli. Ibi nabyo byongerera uyu mujyi agaciro gakomeye ndetse uraguka bitangaje, maze ukurura abami n'ibikomangoma byo ku isi yose baza kuwusura. Niba warakurikiye neza waba warumvise inkuru y'umwamikazi w'Isaba waje gusura Salomo i Yerusalemu. Si uwo wenyine kubera ko hari benshi bavuye imihanda yose baje gusura uwo mujyi. Mu gihe gisaga imyaka 600 ubwami bw'abayahudi bwamaze bwigenga bunitegeka, byagejeje n'umujyi wa Yerusalemu ku gasongero kawo no gukomera no kuba igitangaza ku isi nzima. Gusa mu kinyejana cya 7 imitegekere y'isi yarahindutse, haduka ubwami bukomeye bwashakaga kwigarurira isi yose. Nguko uko mu bitero byinshi bikurikiranye guhera mu mwaka wa 606 kugera muri 586 mbere ya Yezu Kristo, ubwami bukomeye bwa Babuloni bwari buyobowe n'uwitwa Nebukadinezari bwateye umujyi wa Yerusalemu. Nebukadinezari arawusenya bikomeye guhera ku nkuta zawo kugera no ku rusengero rwa rundi Salomo yubatse. Muri ibi bihe umwami w'i Babuloni Nebukadinezari yanatwaye abayahudi abajyana i Babuloni, abajyana ari imbohe, anatwara ibikoresho byo mu ngoro y'Imana. Ishyano riragwa. Koko ryari n'ishyano koko, kuko kuva icyo gihe kwigenga no kwitegeka kwa Yerusalemu byahise bivaho, kuko Yerusalemu yagiye ihererekanywa mu bwami butandukanye. Babuloni, Abaperse, Abagereki n'Abaromani nabo bagiye bawutegeka uko bagiye basimburana mu ntambara, bagiye barwana, bamwe bagatsinda abandi bagatsindwa, buri wese ashaka kwigarurira isi. Mu mwaka wa 536 mbere ya Kristo Abanyababuloni batsinzwe n'ubwami bw'Abaperse. Ubwo Yerusalemu nayo ihita ijya munsi y'ubwami bw'Abaperse, ihinduka intara y'ubwami bw'Abaperse. Mu kinyejana cya 5 mbere ya Yezu umujyi wa Yerusalemu watangiye kongera kubakwa bikozwe ku mabwiriza y'umwami w'abami w'Abaperse Artaxerxes. Icyo gihe ni nabwo Yerusalemu hubatswe urundi rusengero rwamenyekanye cyane nk'urusengero rwa kabiri kubera ko urwo Salomo yarubatse rwari rwarasenywe na Nebukadinezari, ndetse n'abayahudi icyo gihe basubiye gutura muri uwo mujyi bavuye Babuloni. Ibi nabyo byo kuba munsi y'ubwami bw'Abaperse byamaze imyaka isaga 200 mbere y'uko umwe mu barwanyi bakataraboneka babayeho mu mateka y'isi, umunyamasedoniya w'umugereki General Alexander le Grand atsinze Abaperse akigarurira ubwami bwabo. Abagereki nabo bahise bahinduka ubwami bukomeye butegeka isi. Icyo gihe ibice byose Abaperse bagenzuraga byarimo na Yerusalemu nabyo byagiye mu maboko ya Alexander le Grand. Iki gihe abayahudi bari Yerusalemu babaye nk'abagira ubwigenge bucagase kugeza mu mwaka wa 69 mbere ya Yezu, ubwo nanone Yerusalemu yigarurirwaga n'umujenerali w'umuromani Pompe. Icyo gihe hari mu bihe by'ubuhangange bw'umujenerali n'umunyapolitike w'umuromani Jules Caesar. Ubwo ubwami bw'Abaromani bwari bumaze gutsinda Abagereki, bigarurira ibice byose bategekaga harimo na Yerusalemu. Ibi biha Abaromani bigaruriye Yerusalemu,
bashyizeho umwami ubategekera Yerusalemu, bamuha n'izina Herode. Uyu yabaye mu bami babayeho igihe kirekire bategeka Yerusalemu kugeza mu bihe Yesu yavukiraga ku isi. Abasomye Bibiliya barabizi. Mu gihe abaromani bategekaga Yerusalemu nibwo Yesu cyangwa se Yesu yavukiye ku isi. Inkuru ye nta mukristo utayizi, n'utari umukristo cyangwa se utamwemerera yizi, kubera ko bisa naho uyu nguyu ari we muntu w'ibihe byose wamenyekanye kurusha abandi ku isi yose. Yesu avukiye ku isi ku ngoma ya Caesar Auguste, ndetse aba baromani nibo bategetse ko abambwa mu gihano kiruta ibindi byose batangaga muri ibyo bihe ku wakoze ibyaha bikomeye. Na nyuma ya Yesu, umujyi wa Yerusalemu wakomeje kubaho kugeza mu mwaka wa 70 ubwo wasenywaga n'ingabo z'abaromani ugasenyuka burundu. Uku gusenyuka kwawo kwaturutse ku kwigumura no gusuzugura amategeko y'i Roma kw'abari batuye Yerusalemu, bituma umujyi wongera gusenywa bwa kabiri nyuma ya Nebukadinezari wari warabikoze mu kinyejana cya 6 mbere ya Yesu. Mu mwaka wa 70 nyuma ya Kristo, uyu mujyi wasenywe bikomeye n'ingabo z'ubwami bw'abami bw'abaromani zari ziyobowe n'umujenerali w'umuromani Titus, hari ku ngoma y'umwami w'abami Caesar Vespasien. Uyu Titus ni nawe waje gusimbura ise Vespasien ku butegetsi nk'umwami w'abami wa Roma. Ubwo uyu mujyi wasenywaga n'abaromani, ni nabwo abayahudi babuze igihugu cyabo burundu, baratatana bajya mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Ahahoze uyu mujyi w'igitangaza wa Yerusalemu wari wubakishije zahabu y'igiciro gikomeye cyane, hahise haba amatongo n'ibisigazwa by'icyahoze ari umujyi w'Imana y'abayahudi. Aha rero hategetswe n'abaromani mu myaka isaga 600 y'ubutegetsi bwabo. Aba baromani ni nabo bisaka agace kahoze kitwa Kanahane na Yudeya bakita Palestine. Ni mu mwaka wa 135 nyuma ya Kristo, ubwo hari hashize imyaka 65 umujyi wa Yerusalemu usenywe burundu. Nyuma yaho ubwami bw'abaromani nabwo buhirimiye mu kinyejana cya 6 nyuma ya Kristo, Yerusalemu yagiye ijya mu maboko y'abantu batandukanye banayihanganiye bikomeye, by'umwihariko amadini yararimo azamuka muri ibyo bihe nka Kiliziya Gatolika na Islam. Yerusalemu yabaye isibaniro ry'intambara hagati y'abakristo n'abayisilamu igihe kirekire, mu ntambara zamenyekanye mu mazina ya croisade na jihad, aho buri wese yabaga avuga ko uyu mujyi ari uwe kubera ko abakristo bari bayobowe na Kiliziya Gatolika yari mu bushorishori bwayo icyo gihe. Bavuga ko uyu mujyi wa Yerusalemu ari wo wakiriye umwana w'Imana Yesu Kristo, ari we jambo w'Imana wacunguye isi. Ibi rero byatumaga bavuga ko iki ari igisuzuguriro gikomeye kuba Yerusalemu yakwigarurirwa n'abapagani batemera Yesu Kristo nk'abayisilamu. Ariko nanone abayisilamu bari barakurikiye intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha, nabo bafataga Yerusalemu nk'ahantu hatagatifu kubera ko mu nyigisho zabo bahamyaga ko i Yerusalemu ariho Muhammad yazamukiye ajya mu ijuru. Ngo kubera iyo mpamvu rero bagombaga kuharinda ku kiguzi icyo ari cyo cyose byasaba. Muri make ntabwo bumva uburyo abakristo batemera Muhammad nk'uko yemerwa n'abayisilamu bakwiye kwigarurira Yerusalemu. Kuri bo byaba ari ikosa rikomeye. Abarabu nabo mu kinyejana cya 7 nyuma ya Yesu bahindutse ubwami bukomeye bwa Islamic Empire bwategetse ibice binini by'isi imyaka irenga 300. No muri ibyo bihe Kiliziya Gatolika i Roma nayo yari ku gasongero k'ububasha bwayo n'ubudahangarwa, aho Papa i Roma yagenzuraga akanayobora abami n'ibikomangoma byo mu Burayi. Aba rero kubera imbaraga zabo barwaniye kenshi kugenzura uyu mujyi wa Yerusalemu bashingiye ku myemerere yabo yari ifite ayihuriye n'uyu mujyi. Byihuse muri 638 nyuma ya Yesu, umujyi wa Yerusalemu wigaruriwe n'abarwanyi b'Abarabu b'Abayisilamu, ndetse ujya mu maboko y'aba Bayisilamu mu myaka irenga 450 kugera mu kwezi kwa 7 mu 1999. Ubwo uyu mujyi wigarurirwaga n'ingabo z'umusaraba za Kiliziya Gatolika mu ntambara ya croisade ya mbere. Ubwo abo ngabo n'abari abakristo bateye Yerusalemu barahigarurira mu kiswe gukura ubutaka butagatifu mu mategeko y'Abayisilamu. Gusa ibi nabyo ntabwo byarambye, kuko mu gihe gito nanone mu ntambara yo kurwanira ukwemera kwa Islam ya jihad, indwanyi y'umwarabu General Saladin ari kumwe n'ingabo ze yongeye kwigarurira Yerusalemu. Ni mu 1137. Yerusalemu yakomeje kugenda yakuranwa mu maboko y'amadini mu ntambara nyine za jihad na croisade. Bigeze mu kinyejana cya 16 nyuma ya Kristo, umujyi wa Yerusalemu wigarurirwa noneho n'ubwami bukomeye bwa Turkiya Ottoman.
bwari buyobowe n'abasultan b'abayisilamu bari bamaze kubaka ubwami bukomeye bwagenzuraga igice kinini cy'isi. Ubwo rero kuva mu 1516 abanyaturukiya nabo bategetse igice cya Palestine ari naho habarizwa Yerusalemu imyaka igera kuri 400 yose. Guhera mu 1516 kugera mu 1917 mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi, ubwo abanyaturukiya nabo batsindwaga n'abongereza muri iyi ntambara, bakaba aribo bigarurira agace ka Palestine ari naho uyu mujyi wa Yerusalemu uri. Intambara ya mbere y'isi maze kurangira, abongereza nabo bakoronije ndetse bagenzura aka gace ka Palestine karimo Yerusalemu mu gihe cy'imyaka isaga 30. Hari no mu gihe abayahudi bari baratataniye ku isi yose mu myaka myinshi yari ishize kuva abaromani basenya umujyi wabo wa Yerusalemu. Aba barimo bashaka kugaruka gutura ku butaka bwabo biciye mu bitekerezo bitandukanye byatangijwe n'umugabo w'umuyahudi Theodor Herzl mu nkubiri yiswe Zionism Movement. Iyi ni ingengabitekerezo yari ishingiye ku kwihuza kw'abayahudi ndetse no kurwanira uburenganzira bwabo bwo gutaha bakajya mu rugo ku butaka bwa basekuruza. Bahise bumvikana neza n'izina ubwaryo ry'uyu mutwe ryavanywe ku musozi Siyoni uri Yerusalemu, ndetse abawubarizwagamo biyitaga abakunzi ba Siyoni. Mu bitekerezo nk'ibi igihe cyarashyize kiragera, maze mu 1947 abayahudi babona igihugu cyabo bigengaho bakita Israeli. Abayahudi bakimara kwigenga, muri byinshi bari bakeneye kugarura mu rwego rwo guhesha agaciro ubutaka n'umuco n'amateka bya basekuruza babo, harimo n'umujyi wa Yerusalemu, ariko ntabwo byahise bikunda ako kanya. Ubundi umuryango w'abibumbye wafashe icyemezo cyo kugabanyamo kabiri Palestine kugira ngo abayahudi babone aho bashinga igihugu cyabo, biciye mu mwanzuro w'181 w'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye wiswe 1947 Plan for Partition of Palestine, hari ku itariki ya 29 kwa 11 mu 1947. Uwo mwanzuro wagaragazaga ko hagomba kubaho igice cy'abayahudi n'icy'abarabu. Gusa icyo gihe umujyi wa Yerusalemu nta numwe wawuhawe muri aba bombi, baba abayahudi cyangwa se abarabu, ahubwo washyizwe munsi y'ububasha bw'umuryango w'abibumbye. Ku itariki ya 14 y'ukwa gatanu mu 1948 leta ya Israel yatangaje ubwigenge bwayo bikozwe na minisitiri w'intebe David Ben-Gurion. Akimara gutangaza ko leta ya Israel igiyeho, abarabu batabikozwaga bahise batangiza intambara kuri Israel. Ku isaa 6 z'ijoro ku itariki ya 15 y'ukwa gatanu mu 1948, nta n'amasaha 6 arashira leta ya Israel itangaje ubwigenge bwayo, abongereza nabo bamaze kuva muri Palestine. Ingabo z'ibihugu by'abarabu zishyize hamwe zirimo iza Misiri, Syria, Liban, Jordan ndetse na Iraq bahise batangiza intambara kuri Israel. Abayahudi nabo birwanaho guhera mu kwa gatanu mu 1948 kugera mu kwa gatatu mu 1949. Ni intambara yamenyekanye nk'iya mbere y'abarabu na Israel. Gusa abayahudi bo bayita intambara y'ubwigenge bwabo. Muri iyi ntambara nibwo abayahudi bigaruriye ibice binini bya Palestine, bava kuri 54% bari barahawe n'umuryango w'abibumbye bagera kuri 78% bya Palestine yose. Mu bice abayahudi bigaruriye muri iyi ntambara harimo n'igice cy'uburengerazuba cy'umujyi wa Yerusalemu, maze ikindi gice cy'uburasirazuba cy'uyu mujyi kigarurirwa na Jordan. Intambara imaze guhagarara, abayahudi barindiriye ikindi gihe cyanyacyo cyo kwigarurira Yerusalemu, maze rimwe amahirwe arabasekera, ibihugu by'abarabu bitegura kubashozaho intambara. Impamvu mvuze ko ari amahirwe yabasekeye nuko abayahudi bakimenya amakuru yuko ibihugu by'abarabu bishaka kubatera biciye mu kigo cyabo cy'ubutasi Mossad, bahise bafata umwanzuro wo gutanga abarabu babatangizaho intambara. Nuko mu kwa gatandatu mu 1967 indege z'intambara za Israel zihaguruka i Tel Aviv, zitangira kurasa indege z'intambara za Misiri zari i Cairo. Biba intangiriro y'intambara yamenyekanye nk'intambara y'iminsi 6. Muri iyi ntambara abayahudi bahanganye n'ibihugu bitatu by'abarabu icyarimwe, Syria, Misiri n'ubwami bwa Jordan. Aha rero bigaruriye Palestine yose ku kigero c'100%. Aha bivuze ko ariho bigaruriye n'ikindi gice cy'uburasirazuba cya Yerusalemu. Mu gihe ingabo za Israel zarimo zirwana n'iza Jordan zamenyaga amakuru yuko umuryango w'abibumbye wari ugiye gusaba ko habaho guhagarika imirwano,
General Moshe Dayan, umujenerali w'umuyahudi wari uyoboye ingabo za Isirayeli, akaba ari na minisitiri w'ingabo, yasabye ingabo yari ayoboye gufata Yerusalemu byihuse, ntawe urasaba guhagarika intambara. Vuba vuba byahise bikorwa, ibice byose birigarurirwa kugeza ku mugezi wa Yorodani. Ubwo bidasubirwaho, umujyi wose wa Yerusalemu wahise ujya mu maboko y'abayahudi burundu, ndetse bahita banatangaza ko ari umurwa mukuru w'ubutegetsi bushya bwa leta ya Isirayeli. Iki gikorwa cyakozwe neza mu buryo bujya kumera nk'ubw'umurwanyi n'umwami Dawidi yabikozemo ubwo yigaruriraga Yerusalemu mu myaka isaga 3000 yari ishize. Abayahudi bakimara kwigarurira umujyi wa Yerusalemu noneho bahise bayihindura umurwa mukuru wabo, maze kuva icyo gihe inzego nkuru z'ubutegetsi za Isirayeli zijyanwayo, uhereye ku biro bya perezida wa Isirayeli, ibiro bya minisitiri w'intebe, ibiro by'inteko ishinga amategeko ndetse n'ibiro by'urukiko rw'ikirenga. Ibi byahise biba ikimenyetso cy'uko Yerusalemu ari umujyi w'abayahudi na leta yabo, kandi kuri mu maboko yabo. Ndetse ibi byabaye ndakuka ubwo mu 1980 inteko ishinga amategeko ya Isirayeli yitwa Knesset yatoraga itegeko ryiswe Jerusalem Law, ryemeza Yerusalemu ko ari umurwa mukuru wa Isirayeli iteka ryose. Icyo gihe ibihugu by'amahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga byahise byamaganira kuri icyo cyemezo, ndetse byanga kwemera Yerusalemu nk'umurwa mukuru wa Isirayeli. Isirayeli irabihorera, yikorera ibyayo. Gusa muri iyi myaka ibi bisa naho byatangiye guhinduka, kubera ko mu myaka ishize mu kwa gatanu mu 2018 ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwayoborwaga na Perezida Donald Trump bwafashe umwanzuro ko ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ijyanwa mu mujyi wa Yerusalemu, ndetse Yerusalemu ihita yemerwa nk'umurwa mukuru wa Isirayeli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakurikiwe n'igihugu cya Guatemala, nayo yahise ijyana ambasade yayo i Yerusalemu, ndetse ubu ngubu ibihugu bindi bitatu nka Honduras, Kosovo ndetse na Papua Nouvelle Guinée nabyo byajyanye ambasade zabyo i Yerusalemu. Aho leta ya Isirayeli yigaruriye uyu mujyi, ifungura amarembo yawo, itangirira kuhakirira abanyamahanga bahaza mu bikorwa bitandukanye, byaba birimo kuza kuhasengera ndetse no kuhatemberera birebera amwe mu mateka ashinze muri uyu mujyi. Uretse kuba Yerusalemu ari umujyi wihariye ku mateka y'amadini atatu akomeye ku isi ya Gikristu, Islam ndetse na Judaisme, unatuwe n'abantu batandukanye. Nk'ubu mu 2016 mu byegeranyo bitandukanye yewe n'iby'umuryango w'abibumbye byagaragaje ko Yerusalemu ituwe n'abaturage 850. Muri bo abagera kuri 60% ni Abayahudi, 36% ni Abayisilamu biganjemo Abarabu, 1.8% ni Abakristu, abandi 1.2% ni abandi bantu batandukanye batari muri aya madini. Muri Yerusalemu kandi habarizwa amasinagoge, ni ukuvuga insengero z'idini y'Abayahudi zigera ku 1204. Hari insengero z'Abakristu 158 n'imisigiti 73. Amadini n'amoko ni ikintu kigenderwaho cyane kandi cyangombwa muri uyu mujyi, kubera ko no mu buryo bw'imiturire uyu mujyi wa Yerusalemu ugabanyijemo ibice bisa n'ibishingiye kuri iyo ngingo, kubera ko hari nk'igice cy'Abayahudi, icy'Abayisilamu, icy'Abakristu ndetse n'igice cy'Abanyarumeniya bake batujwe muri Yerusalemu mu myaka ya kera cyane n'ubwami bwagiye buhigarurira. Uyu ni umujyi w'ubukerarugendo ukomeye, kubera ko usurwa n'abantu benshi mu ngendo zitandukanye nka Tour of Jerusalem. Naha mu Rwanda buri mwaka hari Abanyarwanda benshi bajyayo, basura ibirango by'amateka y'iyobokamana ya kera mu Bayahudi, ndetse bibagahebuzo ku Bakristu iyo bahagiye, kubera ko bajya gusura ibice byinshi bifite aho bihuriye n'ukwemera kwabo. Bimwe biri Yerusalemu ndetse na Betelehemu, aho Yesu Kristo yavukiye akahakurira akahakorera n'imirimo itandukanye. Abayisilamu nabo basura ahantu by'umwihariko mu misigiti hari minini. Kuri bo kandi Yerusalemu ni ahantu hatagatifu, kubera ko Muhammad niho yahagurukiye ajya mu ijuru, niko babyizera. Ubuzima i Yerusalemu buratangaje, kubera ko hari urujya n'uruza rw'abantu, abajya cyangwa bava gusenga, abahaha mu masoko yaho n'ibindi. Ushatse wavuga ko Yerusalemu ari umujyi w'ukwemera, kubera ko kuri iyi ngingo imijyi nka Roma cyangwa se Maka izi nyuma cyane ya Yerusalemu. Ni umujyi urimo hoteli zikomeye cyane z'inyenyeri nyinshi, ni umujyi ugereranywa n'ijuru. Ibi ntabwo ari ukwibeshya, kubera ko byagarutsweho kenshi mu bitabo by'iyobokamana, nko mu gitabo gisoza ibindi byose muri Bibiliya cyitwa Ibyahishuwe kibivuga neza. Mu gice cya 21 cy'icyo gitabo hari umutwe ugira uti
iby'ijuru rishya n'isi nshya. Ku murongo wa mbere kugeza kwa gatandatu Yohana wanditse icyo gitabo cy'ibyahishuwe yaragize ati mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo iba amaso yabo. Uyu mujyi ni ikimenyetso cy'ubuhangange, umujyi umaze imyaka irenga 5,000, umujyi wigaruriwe n'ubwami bwinshi, ukaba icyicaro cy'amadini akomeye ku isi, ukaba umujyi w'ubukerarugendo. Ibi nibyo biwugira umujyi w'igitangaza byatumye tuvugaho uyu munsi. Mwakoze kutwumva. Iki kiganiro cyanditswe na Bizimana Christian. Naho utaha.